ko twajyana nabonye ikigo gishinzwe gupima abana na base wabo bakamenya ngo se w'umwana ninde bagapima DNA. So nicyo cyari kinzanye habonetse aho hantu nuko nshaka ko twese tujyanayo bakamenya ukuri, bakamenya noneho ese papa w'umwana wanjye ninde. Ndabizi ko abantu benshi babakana banabyibazaho ibyo bintu byo bibiri. Aka kanya cyusa pe ntago nakuvuga nabi kuko hari icyamoje nawe, ariko ntago mu bintu bimangayikishije aka kanya wowe urimo. Ikintu kimangayikishije ni umwana wanjye naribagiza nakoreye amakosa afatika. Yego nawe narakubabaje kubera ko twarakubeshye ngo ndiribagiza nariribagiza. Ariko aka kanya ibya papa ntago mbizi. Ntabyuzi aza kwiyitirira ko yabyaye uyu nguyu. Umva mubwire cyusa. Icyaha ni gatozi. Icyaha ni gatozi. Ibyo nzi ndabyemera nk'ibyo nakoshejemo kuko ntago nzi ibyo papa yakoze ni byinshi wenda cyangwa se ninabike kuko ntago nzi mu mutima w'ibyo yakoze uko bingana. Nje gusaba imbabazi ku giti cyanjye. Niba Simbi yemera gusaba imbabazi ntabwo bisobanuye ko amakosa yose ya famille ya Simbi azagaruka ngo ajye kuri Simbi. Si bene wabo. Buri muntu wese azabazwa ibyo yakoze, sibyo? Ndabona ibintu bikomeje gukomera, ariko nabyamenyekeza ikintu cy'ingenzi dushobora gukora kugira ngo turusheho kwiyoroshya. Ndagira ngo mugeze mu mugambi wanjye, nzi neza yuko ugitekereza kure kandi kumfasha gushaka ibisubizo. Wumva icyo kintu ngiye kukubwira, niba ndamutse ngishyize mu bikorwa hari ikintu cyadufasha. Urabona uriya mwana w'umukobwa uribagiza yamaze kwibuka ibintu byose. Mu kwibuka kwe azi neza yuko mama atigeze ashyingurwa, urumva, kandi akaba afite amakuru yuko ngewe ndi inyuma y'urupfu rw'ababyeyi babo, ndetse nuko mama wenyine atigeze ashyingurwa. Kuko se mama nyina wayiribagiza ntabwo bamushyinguye. Njye nta kintu mbizi ureka, nta makuru mbizi sinzi n'ahantu hegereye. Biriya bintu byose byabaye uri hariya nta kintu mbizi. Banza umubwire gahunda yanjye ibindi byigore ibyo ntabwo. Ujya urabizi neza ko n'ubwonko bwanjye bukora, urabizi neza. Ariko bakanyumva tukaba tukakemura ikibazo. Urambwira urumva, ngiye nkamufata nkamujyana mu nzu muri iryo shyamba twageramo nkahita nkuraho. Dore ko nshaka kubikora kugira ngo nanjye batazankira. Ndashaka kwifashisha bya bisore byanjye. Uranyumva? Ndakumva. Nkabifata tukajyana bakazansiga inyuma nyine bakazadufatira muri iryo shyamba. Ariko njye nabo umugambi tugize gute tuziranyeho, barangiza bakatujisha twese, nanjye bakambuha, bo barangiza bakagira gute bagakuraho, barangiza bakagendera bakazansanga mu ishyamba, nanjye ndimo gusambagurika mbushye. Urabyumva? Ariko ko twakishe njye guhera kutangira nashakaga kwiribagiza n'uzingiro by'ibibazo byose. Hano uramutse ko kumwisha nk'uko nguko bigacamo waba uciye intege rurangirwa. Ese uyu mugambi wa Rugema ndetse na Fabiola baraza kuba bawugeraho kubera ko tubonye ko bafite umugambi utari mwiza cyane, umugambi wo kuba bakica Iribagiza kugira ngo babashe kuba baca intege musaza we, kubera ko musaza we nta kuri kwinshi azi, kubera Iribagiza yari amaze kuba yamenya ukuri, ariko Rugema na Fabiola batangiye kuba bamupangira. Se ibi ni ibiki bagiye kuba bakorera uyu mwana w'umukobwa? Rero ni byinshi cyane tugiye kurebera hamwe bigiye kuranga iyi episode igiye kuba yakurikira iyi ngiyi. Se biraza kuba bimeze bite? Rero nimba tubashiye kuba twagirana hano, jyawo hasi muri comment utangemo ibitekerezo byawe, niba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza. Ni byinshi cyane tugiye kuba twarebera hano bibashe kuba byaranga iyi filimi yacu. Rero ni kandi nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe uri kandi dukomeze turebe filimi yacu, se ibintu biraza kuba bigana, kubera ko ni byinshi cyane tumaze kuba twabonamo bitangiye kuba byashimisha abana. Ariko Rugema na Fabiola ibintu batangiye kuba badukorera ntago ari byiza cyane, kubera ko bashaka kuba bakica uriya mwana w'umukobwa Iribagiza kugira ngo babashe kuba bakegukana iyi mitungo yabo, kugira ngo bace intege rurangirwa kubera ko nta kuri kwinshi azi kuri ibi ngibi. Iribagiza nawe wakabaye uvuga ukuri kose, kubera ko ari we wari uhari kandi yamaze kuba yanywa umuti wamwibutsa buri kimwe cyose. Rero Rugema na Fabiola ubwoba bukomeje kuba bwabica cyane, bakomeje kuba bapanga imipango itari myiza cyane yo kuba bakura uriya mwana w'umukobwa mu nzira. Se mubona ari byo uko Rugema ndetse
ndetse na Fabiola bakura uriya mwana w'umukobwa mu nzira iribagiza bakabasha kuba bamwica. Rero abantu bishimiye ko Rugema na Fabiola batangiye kuba bagira ubwoba bagatangira gutekereza ibintu bitari byiza cyane. Mujyeho hasi muri comment muvuga ati Rugema na Fabiola ibyo bibapfubane kubera ko imigambi yabo yamaze kuba yarangira, isosi yabo yamaze kuba yagwamo inshishi kuva iribagiza yakanguka akaba yibutse buri kimwe cyose. Bakaba barashatse kuba bakica musaza we akabasha kurokokana iribagiza naho yajya. Uri kumva ko burya Imana ikora ibitangaza igahindura imigambi y'abanzi bawe ikabasha kuba yaburizwamo kubera imigambi mibi Rugema na Fabiola bari bafite. Uno mukobwa iribagiza ntago izabasha kuba yakunda. Nawe nimba yemera ko Imana ikora ibitangaza igahindura ikintu igakora buri cyose kugira ngo ubashe kuba waba, ujye hasi muri comment wandikemo amena, kubera ko twamaze kubona ibintu Rugema na Fabiola batangiye kuba bapanga muri no minsi byose biri kugenda bibagarukana kubera ko bari batangiye no kuba basubiranamo, ariko batangiye kongera kuba bakiyunga bashaka kuba bajya kuba barwanya iribagiza. Ariko Imana ntago iraza ko yabyemera kubera ko ukuri buri gihe niko guhora gutsinda. Rugema na Fabiola rero uri kumva ko akabo kabarangiriyeho kuba bashaka kuba bakica uriya mukobwa iribagiza, ntabyo barigera babona. Rero abantu mwaye muzi ko Rugema ndetse na Fabiola uyu mugambi wabo uraza kuba wagerwaho ntago urigera ugerwaho. Rero ni byinshi cyane tugiye kuba twarebera hano muri no filime byashimishije abantu benshi n'ibindi biraza kuba byayiranga. Rero nimba tubashije kuba twajyana kuri uyu munota tukiri kumwe, mwandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe nurangiza ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe, nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza. Yuko ni byinshi cyane tugiye gukomeza turebera hamwe bikomeje kuba byatungura abantu benshi hano muri no filime y'umusaraba batari biteze kuba baraza kuba babona. Rero tukwamaze kubona ko Rugema na Fabiola akabo ko kagiye kuba kashoboka. Se Cyusa we na iribagiza we biraza kuba byagenda gute kubera ko Cyusa we ibyo bitameze neza akomeje kuba yashaka kuba yazana umutima mubi, kandi Cyusa twari tumaze kumumenya nkaho ari umuntu mwiza ugira umutima mwiza ugira urukundo, ariko kuri ino nshuro ntago ariko biri. Cyusa sinzi ikintu cyamubase kubera ko kuri ino nshuro ari kuvugana umutima mubi, ntago ari kugaragara nk'uko yari ameze mbere. Se Cyusa we wabasha kuba wamugira iyihe nama, wabashije kuba wabona iki muri no filime cyabashije kuba cyagutangaza kuri Cyusa, kubera ko twamaze kubonamo byinshi byari byerekeye kuri Cyusa ndetse n'abandi bose bakinnyi bakina hano muri filime Inzira y'umusaraba. Ariko Cyusa we yabashije kuba yadutungura kubera ko isimbi yabashije kuba yagera hano mwa runo rugo akaza kuba yasaba imbabazi kwa Cyusa. Ese izi mbabazi mubona isimbi azikwiye? Byose tugiye kuba twabirebera hamwe ibyabashije kuba byakurikiraho. We icyo usabwa ni ugukanda hano subscribe kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza. Yuko turaza kuba twarebera hamwe filime Inzira y'umusaraba episode iraza kuba yakurikira iyi ngiyi biraza kuba bimeze bite. Rero ibitekerezo byawe ni ingenzi kugira ngo bizajye bibasha kuba byaza muri filime Inzira y'umusaraba, yuko nibyo tugenderaho tubakorera filime kugira ngo tubakorere filime n'ibitekerezo byanyu muba mwatanze. Yuko ibintu bitangiye kuba byaryoha kuri uno munota dutangiye kuba twageranaho, ni ibintu byatunguye abantu benshi mu bakunda filime Inzira y'umusaraba kubera ko isimbi yaje kuba yasaba imbabazi iribagiza y'ibintu byose yamukoreye, yuko yamutwaye umugabo akamutwara Cyusa, ariko igihe kikaza kuba cyagera akamwisubiza iribagiza, nk'uko twabonye amanyanga bakoresheje muri ya muryango wose wo kwa ba Nyiranambara. Isimbi yaje kuba yabisabira imbabazi, ariko Cyusa we ntabwo yigeze abyakira neza kubera ko Cyusa yararimo amujomba amagambo menshi. Isimbi yajya kuba yavuga ijambo Cyusa akaba yongeyemo irindi kubera ko Cyusa we ntabwo yishimiye ko isimbi yagera hano kubera ko uriya mwana twite azi ko ari uwe, kandi aba afite ubwoba ko iribagiza yabimenya, kandi twebwe twamaze kuba twabimenya ko iribagiza yabimenye, uretse ko yamwihoreye ahubwo ashaka ko Cyusa ari we uzabimwibwirira. Ariko we Cyusa ntabwo ashaka kuba yabibwira iribagiza ngo amenye ko uyu mwana isimbi atwite ari uwabo. Ese Cyusa we kuki akomeje kuba yakora ibintu nk'ibi ngibi tutari twiteze ko uyu mwana w'umuhungu yakora? Kuba isimbi yarateye intambwe ya mbere, si yari akwiye kuba yababarirwa? Nawe nimba wemera ko isimbi akwiye kuba yababarirwa kubera ko ibintu byose yakoze ntabwo ari we wabyikoreshaga, ahubwo yabikoreshwaga n'ababyeyi be. Ababyeyi be nibo bari Nyiranambara ndetse na Rugema. Uri kumva ko rero isimbi yarakoze igikorwa gikomeye cyane cyo kuba yaza kuba yakisabira imbabazi, ariko Cyusa we agumye amutera amagambo avuga ati wowe ntabwo ugomba kuba wagasaba imbabazi, umenye ko hano noneho ari mu rugo wasohoka ukagenda. Urumva ko Cyusa atabashije kuba yabanira uyu mwana neza nubwo yamuteye inda. Cyusa aba afite ubwoba bwinshi cyane agira ngo iri isimbi aje kuba
yateza ingaru z'uko yamuteye inda, ariko ntago isimbi ibyo ngibyo akibikoreraho. Isimbi yamajije kuba yahinduka undi muntu, ntago agishaka kuba yakomeza kuba uwa mbere, uwo yari we mbere yamutaye kera cyane, ntago agishaka kuba yagendera mu ngeso z'ababyeyi be Nyiranambara ndetse na Rugema izo bari baramusizemo, kubera ko ibintu bari baramutoje si ibintu byiza cyane, si ibintu by'umwana w'u Rwanda. Ariko kuri ino nshuro we yabashije kuba yakiterera intambwe, nubwo cyose yabashije kuba yamubangamira akamubwira ati wowe ugomba kuba waceceka aho ngaho, ntuzongere kuba wagaruka hano mwa runo rugo, kubera ko yarageze ngo aje kuba yatera ingaru. Rero uri kumva ko filimi yacu itangiye kuba yagana ku rundi rwego, ariko Iribagiza we ntabwo yabashije kuba yakemera ibi bintu cyose yari arimo akorera uyu mwana w'umukobwa, kubera ko Iribagiza yabashije kuba yacisha bugufi cyose, aramubwira ati wowe ceceka tubanze twiganire, turi kuganira ku bintu bya famiye, we nta byawe birimo, ugomba kuba watuza. Rero uri kumva ko isimbi ndetse n'uyu mukobwa Iribagiza hari ibintu byinshi baziranyeho, hari amakosa menshi isimbi yabashije kuba yakorera Iribagiza. Rero niyo yaraje kuba yasabira imbabazi, uretse ko cyose yarashatse kuba yakivanga mu bya famire, ariko ibyiza nuko uyu mukobwa isimbi yemeye kuba yahinduka akabasha kuba yatera intambwe. Buriya Imana, nimba wemera ko Imana buryo ijya ikora ibitangaza ikabasha kuba yahindura umuntu nk'uko isimbi yahindutse, nk'uko uyu mwabonye ko isimbi yahinduye ubuzima, atagishaka kuba yagendera mu nzira nk'iza mbere. Jyaho hasi muri comment wandike amena, kubera ko tubonye ko iburyo Imana ikora ibitangaza ikabasha kuba yahindura umuntu wari mubi cyane akabasha kuba yahinduka mwiza, ahubwo uwari mwiza agahinduka mubi, kubera ko cyusa Satani yatangiye kuba yamupatana, kubera ko ashaka kuba yahinduka mubi, ashaka kuba yakihakana uyu mwana kandi abizi neza ko uyu mwana ari uwe. Ese biraza kuba byagenda gute nibazana iyo mashini ipima ADN bakabasha kuba bapima uyu mwana isimbi atwite? Cyusa araza kuba yabigenza gute? Kumva ko ari ibintu byiza cyane isimbi ashaka ko yakoresha kugira ngo bapime uyu mwana bace amazimwe, kubera ko Cyusa akomeje kuba yakihakana uyu mwana isimbi atwite, kandi twaramaze kubona ko ari uwe, kandi buri kimwe cyose, buri kimenyetso cyose kigaragaza ko ari uwe. Yari kumwe na isimbi aramwemera, ariko yaba ari kumwe n'abandi bantu akamuhita amuhakana akavuga ko uriya mwana atari uwe. Se uri kumva, uri wowe Iribagiza wagira iyihe nama Cyusa ndetse n'uyu mukobwa isimbi, kubera ko ibyabo bibyo bitangiye kuba byahinduka, Cyusa we akomeje kuba yahinduka undi wundi. Ese Cyusa we kubera iki akomeje kuba yakihakana uyu mwana kandi abizi neza ko ari we wateye inda, agashaka kuba yabihisha umukunzi we kandi abizi neza ko baryamanye? Rero nicyo kintu kiri kugenda gitera umujinya Cyusa ndetse n'uyu mukobwa Iribagiza, kubera ko Iribagiza yavugaga ati mwararyamanye, Cyusa agahita agira umujinya mwinshi cyane akavuga ati wari uhari turyamana. Rero urumva ko filimi yacu ikomeje kuba yagana ku rundi rwego. Ese ibintu biraza kuba byagana he? Byose turagenda tubireba kamwe ku kandi. Rero nimba tubashije kuba twayana kuri uyu munota, ukaba ari kiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, rikandaho nurangiza ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo filimi Inzira y'Umusaraba. Nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima, kugira ngo turebe ko kuri uno munota twari turi kumwe n'abantu babashije kuba badukurikira, yuko filimi Inzira y'Umusaraba ikomeje kuba yatangaza abantu. Hari kugenda hazamo ibindi bintu byinshi cyane bikomeje kuba byatungura abantu benshi bakunda filimi Inzira y'Umusaraba, yuko ibya Rurangirwa na SILIVI byo bitangiye kuba byagera ahantu haryoshye cyane, bitangiye kuba byashimisha abantu benshi kubera urukundo bakomeje kuba bagaragaza hano muri ino filime. Bari kugenda batanga urugero rwiza ku bantu bakunda filimi Inzira y'Umusaraba, yuko twamaze kubona ko SILIVI ndetse na Rurangirwa ibyabo bitangiye kuba byaryoha cyane. Apana uriya mukobwa Kanyana we ushaka ufite imigambi itari myiza yo kuba yasenya uru rukundo rwa Rurangirwa ndetse na SILIVI, rutangiye kuba rwagera ahantu heza, yuko twamaze kubona ko Kanyana ari gupangira uyu musore avuga ati byanga byakunda uko byagenda kose Rurangirwa agomba kuba yaba umugabo wanjye. Ese urabona ko Kanyana akwiye kuba yarwanira umugabo wa SILIVI? Yuko urabona ko SILIVI ndetse na Rurangirwa ari abantu bamaze kuba bakiyumvanahamo, ari abantu batangiye kuba bamera neza, ariko ntago burya kuri ino si haburamo rwivanga, kubera ko tumaze kubona ko twamaze kuba twamenya ko Kanyana nawe akunda uyu musore, kandi babashije kuba bakundira rimwe uyu musore. ari aba bakobwa babiri, uyu musore aza kuba yakunda uyu mukobwa, ibintu bihita bimera neza. Ariko ntago Kanyana we byigeze bimushimisha, kugeza na n'ubu aracyafite agahinda, kandi ngo siyiteze kuba yarekura uyu musore ukundana na SILIVI. Rero uri kumva ko Rurangirwa ndetse na SILIVI ibyabo bigiye kuba byamera neza, ariko bafite umwanzo uri kubiruka inyuma ushaka kuba yabatanya, witeguye kuba yakora buri kimwe
kimwe cyose kugira ngo babashe kuba batandukana babashe kuba bakegukana uyu mugabo Rurangirwa. Rero uri kumva ko ari umusore uri kurwanirwa na Kanyana ndetse n'uyu mukobwa Sylvie yabashe kuba yamubona azi ibyiza byo kuba yakunda yuko niwe wabashe kuba yahitamo ubu no musore Rurangirwa. Rero uri kumva ko filimi yacu itangiye kuba yagana ahantu heza, burya nta muntu ubura abanza hano muri ino se, ariko Imana igenda ibacisha ku ruhande kubera ko buri nshuti yawe hari akantu gatoya mushobora kuba mwapfa. Niryo somo riri kugenda rigaragara hano muri ino filimi yuko tugenda dukoramo amasomo menshi, burya ko nta muntu ubura umwanzi. Uwari inshuti yawe ashobora kuba yahinduka umwanzi mupfuye akantu gatoya cyangwa nta n'ikintu mupfuye, kubera ko kugira ngo uyu mukobwa Sylvie akunde uyu musore Iribagiza, uyu musore musaza wa Iribagiza nta ruhare yigeze abigiramo cyane yuko yabashije kuba yabwira uyu musore ko amukunda. Yatumye mama we amubwira uyu musore ko amukunda, n'uyu musore rero yari yarakunze uyu mukobwa kera, atangira kuba yagendagenda hano mwa runo rugo cyane kugira ngo abashe kuba yabona uyu mukobwa Sylvie. Ni amateka y'urukundo rwabo bari barimo baganira bagenda bavuga uburyo babuhuye, yuko buri wese barabonanye bwa mbere, buri wese akunda undi, ariko ntihagira n'umwe ubasha kuba yatera intambwe ngo abivuge. Rero uyu musore yari yaragize isoni nyinshi cyane zo kuba yabwira Sylvie ko amukunda, abona karabaye noneho abona Sylvie nawe yaramukunze, ariko abituma mama we Sylvie yatumye mama we ngo abashe kuba yabwira uyu musore ko amukunda. Bisa nkaho uyu mukobwa yitereteye uyu musore yuko nawe yari yaragize isoni zo kuba yabimubwira kugira ngo babashe kuba bahura. Nuko Kanyana we ibye we ntago wamenya ukuntu byaje kuba byaza, kubera ko na Kanyana uyu musore yagiye iwabo nawe akabasha kuba yamukunda, ariko ntabimubwire nawe akazatuma mama we ngo abashe kuba yamuvugira. Uyu musore akabemerera ko agomba kuba yagenda akabitekerezaho. Rero yaragiye abitekerezaho abasanga uwo agomba kuba yakundana nawe n'uyu mukobwa Sylvie. Rero niyo mpamvu mwabonye ko Kanyana byamubabaje cyane, kandi ntago Sylvie yari abizi ko uyu musore ari we mukunzi wa Kanyana, yuko bose bavugaga ko bafite abakunzi, ariko ntago twari twakabonye abo bakunzi babo. Rero baje gusanga bakunda umuhungu umwe, kandi Kanyana bamutumiye hano mu kirori baje kuba bamwereka umukunzi, asanga umukunzi Sylvie akunda niwe Kanyana yakundaga. Rero uri kumva ko filimi yacu itangiye kuba yaryoha cyane, kuba hatangiye kuba hazamo ibintu bitari byiza cyane. Kanyana atangiye kuba yatekereza kandi atigeze abigiramo uruhare Sylvie kugira ngo abashe kuba yakundana n'uyu musore, kubera ko Kanyana ntabwo yari yaramweretse umukunzi we kugira ngo abashe kuba yavuga ngo yamutwariye umugabo. Rero uri kumva ko Kanyana ari ukomeje kuba yakitera agahinda k'ubusa ko kuba yakunda uyu musore Rurangirwa, kandi abona ko afite umukunzi, kandi yaranabibonye neza ko arimo akundana n'uyu mukobwa Sylvie. Rero uri kumva ko filimi yacu itangiye kuba yagana ahantu haryoshye cyane. Rero abantu bari kubona ko Kanyana ari gukora amakosa hano muri no filime INZIRA Y'UMUSARABA yo kuba yakunda umuntu azi neza ko afite undi muntu akunda, kandi akagomya higa ngo uyu musore agomba kuba yabuwe. Mujya hasi muri comment muvuga ati Kanyana ufite ikibazo gikomeye cyane, kubera ko ibintu uri gukora ntago ari ibintu byiza cyane, kubera ko uzi ko umusore yabashije ko yabona umukunzi ngo azagira amahoro ngo ari uko Rurangirwa abaye umugabo we. Rero uri kumva ko filimi yacu itangiye kuba yagana ahandi hantu tutari twiteze ko ibintu biraza kuba byaza hano muri no filimi, yuko tumaze kuba twabonamo ibintu byinshi bitangiye kuba byashimisha abantu benshi cyane, bikomeje kuba byatungurana hano muri no filimi, yuko ni byinshi cyane tugiye gukomeza turebera hamwe. Se urabona we biraza kuba byagana he? Rero ibitekerezo byawe ni ingenzi kugira ngo turebe ko kuri no filimi hari abantu baba babashije kuba bayikurikira, kandi bakabasha kuba bakuramo amasomo akomeye cyane akomeza kuba yashimisha abantu benshi bakunda filimi INZIRA y'UMUSARABA, yuko ni byinshi cyane twakomeje kugenda tureberamo bikomeje kuba byatungurana. Hari byinshi bikomeje kuba byashimisha abantu benshi bakurikira filimi INZIRA y'UMUSARABA, hari n'ibindi bikomeje kuba byababaza bamwe na bamwe, yuko ibintu bitangiye kuba byazamo ni ibintu byiza cyane, ibintu bitangiye kuba byatungura abantu benshi. Rero nimba tubashije kuba twajyana kuri uyu munota tukiri kumwe, ukaba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, rikandeho nurangiza ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza, yuko ni byinshi cyane ukomeje kubona biri kugenda bishimisha abakunzi ba filimi INZIRA y'UMUSARABA, aho twamaze kubona ko Isimbi noneho yongeye kuba yagarura ibyishimo kuba yabonye umuntu uzajya
umuganiriza ushaka ko bazajya baganira umunsi ku munsi, yuko twamaze kubona ko hari umukobwa mushyashya twabashije kuba twabazanira muri filimi Inzira y'Umusaraba. Rero abantu bamubonye bwa mbere mujya hasi muri comment muvuga ati twamwakiriye, yuko episode y'ejo nawe twaramuzanye, ese mwabonye akina neza? Rero mujya hasi muri comment mubashe kuba mwabitubwira, yuko ni byinshi cyane dukomeje kuba twarebera hamwe, yuko uyu mukobwa atangiye kuba yaryohereza abantu filimi bakunda filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko isimbi nawe byabashije kuba byamushimisha kuba yabashije kuba yabona umwunganizi ugiye kujya umufasha kuba yaseka, kubera ko isimbi yari amaze iminsi mu gahinda, yari amaze iminsi aba hari wenyine kwa Rugema nta muntu umuvugisha, ariko yongeye kuba yagarura ibyishimo, yongeye kuba yaseka, yongeye kubona umuntu atura agahinda ke, kubera ko abandi bose batuye hano mwa runo rugo rwo kwa Rugema bamaze kuba bahinduka abagome cyane, kubera ko Fabera bakaganiriye niwe wabashije kuba yahinduka, niwe uri kugira inama Rugema y'uburyo agomba kuba yakicamo Iribagiza, kugira ngo Iribagiza atazabasha kuba yamutesha umutwe ngo babashe kuba bamwambura iyi mitungo Rugema abashe kuba yajya kuba yafungwa, kubera ko Rugema yatangiye kuba yamenye ko Iribagiza yamenye ukuri kose, buri kimwe cyose yabashije kuba yakimenya, niko gahinda Rugema afite ndetse na Fabiola. Rero uri kumva ko filimi yacu itangiye kuba yagana ahandi ku rundi rwego, ahandi hantu tutari twiteze kuba Rugema na Fabiola batangiye kuba bakicuza ibyo bakoze, bagashaka kuba bapanga imipango itaraza kuba yabahira. Rero ni byinshi cyane twabashije kuba twabona hano muri no filimi yacu Inzira y'Umusaraba, byabashije kuba byashimisha abantu benshi. Se ni irihe somo wabashije kuba wakuramo, kubera ko iyi filimi itambukamo amasomo menshi, aho Rugema ndetse na Fabiola bakiryemo hano muri no filimi? Ni irihe somo wabashije kuba wabakuraho, cyangwa ni ikihe kintu wabashije kuba wakigiramo, kubera ko ni byinshi cyane byabashije kuba byatambukamo hano, kandi byari birimo amasomo akomeye cyane wabasha kuba wamenya, wabasha kuba wazakenera no mu buzima busanzwe mu gihe uzaba utakiri kureba iyi filimi, yuko ni byinshi cyane bikomeje kuba byayiranga. Ese isimbi we wamwigira ihe irihe somo, kubera ko twamaze kubona ko atangiye kuba yabwira Cyusa ku neza, yabashije kuba yahinduka undi muntu, ava kuwo yari ari we ahinduka undi muntu mwiza kurushaho. Rero uri kumva ko filimi yacu itangiye kuba yaryoha, nubwo Cyusa we yahoze ari mwiza, twahoze tubona uriya mwana Cyusa atazigera ahinduka undi muntu mubi, ariko mwumvishe ko yatangiye kuba yavugana umutima mubi kubera isimbi. Rero uri kumva ko filimi yacu tukomeje kuba yaryoha cyane, kubera ko Cyusa ntabwo twari tuzi ko azihakana uyu mwana, twari tuzi ko azamwemera, ariko kuri ino nshuro Cyusa ntabwo yabashije kuba yamwemera. Se ibintu biraza kuba byagana he? Rero nkorera kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo wabonye filimi Inzira y'Umusaraba, yuko ni byinshi cyane twabashije kuba twabona byashimishije abantu benshi bakunda filimi Inzira y'Umusaraba, kandi tuzajya duhora tugaruka, turaza kuba twasubira muri episode iraza kuba yakurikira iyi ngiyi. Se ibintu biraza kuba bigana hehe?